mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo ine n'umunani nibwo Tour du Rwanda ya mbere yakinwe. Byanze bikunze ari amateka kuko yaba imiterere y'imihanda, amagare, abakinnyi ni inkuru yo kubara ku buryo wese yakwifuza kuyimenya. Ariko uko imyaka yagiye ikura, Tour du Rwanda yagiye ikura, Tour du Rwanda irabanza iba isiganwa ry'imbere mu gihugu gusa, abanyamahanga bari ryitabira, iza kujya kuri Clandestien iba 2 iba 2 kimwe, ndetse nta n'uwashidikanya ko izakomeza kuzamuka umunsi ku munsi. Muri ino studio ndi kumwe n'amazina akomeye cyane, ntabwo bagiye kutubwira kuri Tour du Rwanda iz'imyaka yashize ku buryo ubyumva nkaho biri kuba uyu munsi. Ndi kumwe na Ruhumuriza Abraham, ni izina rikomeye cyane mu mukino w'amagare kuko Ruhumuriza kuva mu mwaka w'2000 wakinnye na Tour du Rwanda utwara menshi. Reka mvuge ubundi nta n'umuntu muhanganiye gutwara Tour du Rwanda menshi kubera ko Tour du Rwanda eshanu ufite kandi umuntu uzifite tutiteye ku ngore mpuzamahanga. Yego naje ni kera naje kera za igare ritangiye 1999. Tour du Rwanda ariko yamera kizimye 2002. Mbere yaho nakinishaga za pene barabizi, ariko iya 2 niyo nabashije kwitabira Tour du Rwanda yatsinze ubitwaga Bernard Sengiyumva nirangiza ndo wa 4. Turi kumwe na Byukusenge Patrick, we araza kutubwira iyi Tour du Rwanda ya hafi kuko ikimara kuba 2 vuba ngo Patrick yahise yinjiramo, ariko kandi ubanza adafite gahunda yo kuzayivamo kuko yaramuryoheye. Patrick, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Uza muri Tour du Rwanda igitangira Tour du Rwanda ya mbere 2012 wumvaga intego ari iyi? Ngitangira Tour du Rwanda yanje ya 2012 intego kwari kuza nyine kuba ko ndi musha, mfite n'amaraso masha, mfite n'imbaraga, nazaga ndebera kuri Ruhumuriza Abraham numvaga ntabazi, abo badiriye niyo nshuti bagasora yategeka, bakaje bambwira ibyo nkora n'abanatari Byukusenge. Wumvaga uzakina hazingana? Numvaga ntazarenza nka Tour du Rwanda wenda 8 cyangwa 10, ariko ndikubona bikomeje. Reka dore kuri kuko aza Patrick yumvaga azaba wowe. Patrick ibyo umuha inama, reka ubanze ugenda Patrick waza nawe izi nk'izo muri za 2002 n'icyo atazizi. Ubundi tubwire muri Tour du Rwanda yawe ya mbere wakinaga wazaga uri nka Ruhumuriza cyangwa za Vote na muri ikipe yitwa gutya? Twe tuza nta kipe, gusa twabaga twaratorejwe hamwe, ariko iby'amakipe ntibyabagaho, buri muntu yakinaga ibye. Niyo mpamvu twakinaga buri wese ashaka gutsinda undi, nta bintu byo makipe yakoranaga hari nk'ariho ubu ngubu. Ryari igare rya kera, urumva muri 2001 na 2 aho ni kera rwose. Igare ryo rimeze gute? Iri gare nanyongaga ryari rifite vitesse 5, icyo gihe ryitwaga igare nanyongaga ryitwaga Farandiriya ry'ubururu, rifite za vitesse zo hasi zimwe zagirishwagamo ivi cyangwa se ugashyiraho iki urutoki. Urumva ni inuze ya kera, ntabwo ari nk'iki gihe. Umusozi ari bagariye ntabwo ryagendaga mu gihe cyacu kumva riragenda, ariko wagiranya n'iki gihe ntabwo ryagendaga rwose, kuko niba twarafataga umuvuduko nka 15 mu musozi, ngira ngo ira competition wabaye banyuraga ari kuri controle bafite nka 50. Urumva igare ry'iki gihe n'irya kera ntaho bihuriye. Aya kera yari amagare atari ku gihe, ariko ay'iki gihe yo no mu biciro yabitandukanye n'amagare ahenze cyane y'iki gihe. Ruhumuriza kwitegura Tour du Rwanda ya mbere abantu bajya muri kamba, wowe wajyaga? Kera hari umusaza bitaga Karemera Pierre wayoboraga cyahoze ari prefecture, niwe wagerageje ko yakundaga igare cyane, yagerageza kuduhuriza hamwe, ubundi tukitoreza hamwe. Twabaga turi hari Gisovu, sinzi iri uhazi, tukahitoreza, ubundi tukajya gukina, buri muntu wese akina ibye. Ubwo watsindaga yabaga atsinze, utsinzwe ubwo bahembaga 1, 2, 3, ntabwo habagaho guhemba amakipe. Ariko akaba yadufashije kugira ngo tubone ibyo kurya, gukoresha igare, yadufashaga muri ibyo, ariko iby'amakipe ntabwo byabagaho. None se kungu usanga twashyushye imitwe turi ngo breakaway ngo yakoze ibiki, nkagiye gatagite cyangwa mvuga ati gare twagiye mu muhanda twagiye? Ntitwagiye mu muhanda, twagiye nta bintu byo, kuko nta tactique zabagaho, naba nkubeshye ntazo rwose. Uvuga ngo uyu muntu yatorokaga, dushobora kuba twaramushakiraga rimwe, cyangwa ubundi ukagenda ibyawe wenyine, nawe bakagufata, wamufata akagenda undi gutyo, cyangwa mukagenda muri gihiriri, wenda nka Bernard twigeze kuva cyangwa gadusigira umuntu uzi hariya mu Gahenerezo. Urumva ari nk'amakipe yakinanaga,
ntabwo byagombaga kuba umuntu yaturukira mu gahenerezo. ariko gukorana mu kaboko. Yego. Ibyo byose birabaye. Mwakinaga amayitaha kuko ngubu wenda turavuga tuti hari stage izava aha ikajya, ntabwo mufite stage zingana. Twakinaga stage 10 ariko zo zabaga ari na ndende kuko stage imwe yashobora kubihera nko ku Kanyaru ikarangira hano i Kigali cyangwa igahera Nyagatare ikarangirira hano. Ni ukuvuga ngo twakinaga iminsi 10 dukurikije ntabwo byari byaba intara, byabaga perefegitura. Ubaho perefegitura 10 twazijyagamo ngo yabaga ari iminsi 10 nuko twakinaga. Mu muhanda umutekano wabagurimo ariko bitari nk'ubu kuko umuntu yavugaga ngo nje gufana yashoboraga gukodesha moto ye nk'iyindi y'I7 akivanga no mu magara akazamo. Urumva rero ntumenye niba ari umutoza cyangwa se ibyo ntabwo byakunda. Yaba ari umutekano uhagije. utwara Tour du Rwanda ya mbere 2002 umuntu avuga ko wamaze mu myaka ya mbere yawe ni 2 ariko iyo utwaye ya mbere ni 2002 Tour du Rwanda hari urwibutso ugiraho? Nta rwibutso mfiteho, gusa ndibuka ko nabaye uwa mbere icyo gihe ndumva narahembwe amafaranga agera muri miliyoni gutyirengaho makeya. Ni nabwo bwa mbere nari nyafashe miliyoni. Ubundi twanyongaga amagare asanzwe yayandi y'abanyonzi, urumva niwanyonga ngo ukore miliyoni. Ariko wararyoheye kuko yongeza 2 3 2 4 2005 ubwo ni miliyoni 5. Yageze haranarenga bigera kuri 1.5 biba kuri 2 gukomeza kuzamura za 2008 ni gutyo gukomeza ibikubiciro byagenda nkuko Tour du Rwanda zigenda zihinduka. Abanyamahanga bari barimo cyangwa icyo gihe twakinanaga n'Abarundi n'Abakongomani n'Abagande n'Abanyakenya bakeya nka 2 cyangwa 3. mu gusoza izi Tour du Rwanda turi kuvuga zitaraba mpuzamahanga haje umuntu witwa Adrien 2008 ahita gukura buri Adrien burya yaje 2003 yatangiye gukina 2003 niho yaje Adrien yatangira gukina akomereramo aza kuba no umuhanga aba nkuyeho haza n'abandi. Iyo 2008 yitwara hari cyo umwibukiraho ya 2008 yarakomeye aha ngaha amashoko ko yamaze kuzamo n'abataktike noneho yarakomeye kuko 2008 twari tumaze no kuva muri Amerika. 2007 2008 yarakomeye. Nabonye amafoto muri gutoragura ubu. Yego yarakomeye kuko naho ngaho yaratangiye kuzajya ajya hanze urabizi ko basa namujyana South Africa gukina mountain bike, tangiye kubona n'amakipe ya MTN Hobeka atajya gukomera no atajya kujya hejuru. Imbaraga zawe wakoreshaga zadushyira imbere Adrien zino tactique. Yego habajemo tekinike zisimbura ibyabanje, kuvuga ngo uko imyaka igenda ishira hagenda haza ubundi bumenyi burenzeho. Mu myaka tubuze kuganira Patrick twagize igice cy'abakinnyi benshi bakora muri bino bice bya za Nyabihu na Rubavu rigena na benediction. Muri iki gihe cyanyu iki gice cye gifite abakinnyi benshi nanone hariya mu majyepfo iwacu. Oya ndavuga cyo cy'abanyabihu bizasashwa hari harimo ntabo umuntu waje bwa mbere n'uvari Gasore Hategeka. We muntu wabasha kuza mbere kandi Gasore Hategeka yaje 2012 muri competition kwita izina. Niho nabashije kumubona, hari na video zari zihari kuntu abari abazungu batangiye kurokirita abazungu batujyanye muri Amerika. Pati aya mateka yabaye cyo yagize yahinduye mu mitekerereze ujya kwinjira mu mukino w'amagare. Amateka narayumvaga nkumva ari amateka meza buryo nari ndi ku ishuri nkumva igare rwose, nkumva igare nashobora kuritwara. Ubwo ishuri mbasha kuba narivamo, ubwo nanyonze igare rya Perebaro nk'amezi 6. Ubwo niho nisanze nagiye gukina kursi y'uturere 2012. ubwo bambuye na ba Felix Sempoma, ariko natsinze iyo kursi niho namenyekanye. Hari n'indi bavuze ngo ni y'intara. Naje gukina hano i Kigali, icyo gihe twahagurutse hano kuri stade tuja i Muhanga. Tinabasha nyine kwitwara neza kubera ko nahuye n'abahanga benshi, harimo abaturutse za Bugesera kubera ko iri murasirazuba ntago bazi gare nko mu burengerazuba ntago bazi gare cyane nko murasirazuba, kubera ko murasirazuba ubundi niho tuvuga ko ari igicumbi cy'igare. Ni igare twumvaga za Bugesera mu mukobwa ashaka kuvoma atwara imyaka ku gare, twavuga ati abantu b'Iburasirazuba niyo bicana. Ariko nyine
naraje ntwaye kurusi y'akarere ko muri Nyabihu nkinye n'intara ubwo ndavuga ati birashoboka kuba natwarira igare nibwo nisanze mu rware 2012 nzamukira muri Benediction guca ubitije muri Tour du Rwanda. Tour du Rwanda ya mbere Tour du Rwanda hahemo reka mbyoroshye hahemo abazungu n'icyamagara akomeye hari harimo n'abaruhumuriza Abraham wa Nathan Byukusenge ariko nkanje kwa kore ndi musha urumva nta bwoba bwinshi nabaga mfite kubera ko urabona uri hamwe uri mu kipe irimo baruhumuriza ba Nathan Byukusenge bagasore hategeka na ba Hadi Janvier ndakeka ari jewe na Valence icyo gihe twari basha ariko nyine twari dufite bakuru bacu batugaragiye bakatubwira ibyo dukora bakabasha kuba baje gutsinda twebwe kwa twari basha twarabafashaga bo bakaja gutsinda baruhumuriza bakenaga umuntu ku giti cye ariko wowe waje usanga baruhumuriza amaze kumva gukina nk'ikipe ariko nawe uvuye kuri Pinebaro iminsi mike ugeze ibintu kumva ko umuntu yakinnye igare nk'ikipe byari byoroshye nkanje kubera ko naje mbese ndi gusanga ibintu byarateguwe urumva naje ibintu byarateguwe urumva ntabwo byamvunye cyane nk'ukuntu bo byabavunye za 2008 gatanu guco urabona nje naje tugeze bageze kuri level y'amagare meza za Edimegis na za Kanyoni twumvaga ari byo magare meza uko imyaka igenda ihinduka amagare agenda ahinduka. Rumuriza tugiye muri kabiri n'ibice bibiri bya bindi byose byo gushyira imbere bivuyeho hamaze no kuza ba joke n'abandi batuma igare riba reka ngo nk'iry'umwuga ubundi ba Dirigeru na ba Tekremanoti bari bande 2010 bari bakomeye kuko baje banaturuka hanze iwabo Maroc ariko bafite n'andi makipe bakirira hanze umva bari bakomeye mu gihe twebwe turi ikipe gusohoka byari rimwe na rimwe ariko nta kipe buryo umukinnyi akomeye afite ikipe hanze aho bakamuhoza mu makursi bakamujagaraza ku buryo aba umuntu ukangutse icyo gihe rero ari nacyo mvuga cya Patrick noneho byari bimaze no kubona amakipe Karisimbi akagera Muhabura no kuba bibaye amakipe kandi twese turi abanyarwanda ubwo bibaye amakipe akorana neza. Karisimbi ari ikintu kimwe Karisimbi ariyo ariko Karisimbi ntabwo yavuze ko iri ku ruhande rwayo yari ikipe Akagera na Muhabura zimeze nkaho zizayikorera zabaga zirimo abantu bakomeye ariko harimo andi makipe azayikorera bivuze ngo rwose twari team imwe rwose twakoze amakipe atatu ariko twari reka wenda tujye kuri 2013 kuko nibwo navuga ngo igare nibyo mbere yaho Joseph yatwaye etape yavuye Karongi z'i Kigali 2012 niba nibuka neza cya 12 ariko 13 nibwo byabaye nkaho abanyarwanda batangiye kubiha agaciro cyane ubwo Valence yavaga i Rwamagana akajya i Musanze. Patrick yakinaga muri icyo gihe ndi mu kipe ya kabiri yari Akagera kuko Muhabura ari yari ntoyi Muhabura ari gatatu Karisimbi yabaga irimo abakobwa kandi twese buriya twaharaniraga kuja muri Karisimbi inzozi z'umuntu wese kujya muri Karisimbi buriya twese twarayubaha nibuka ko Valence twari turi mu kipe imwe ya nje na Valence nibuka hano kuri stade Valence tumaze gutwara Tour du Rwanda 2012 irangiye avuga ngo Kudusi ngo afite imyaka 18 Valence irateza intambara kuri stade ngo ntaga mwemera kuko umuntu yamubonye muri Burkina Faso mu mikino y'Afrika bagiyemo Valence yaje nta muntu umuzi Valence mu gutwara etape wabigize mu ruhare Musanze ndayibuka twabonye breakaway ya Nathan tuva kuri breakaway ya Nathan tugira ahantu Gasore aramufasha bajya muri Kivuruga bava muri Kivuruga baragenda umugeza ku murongo ni gute abahungu kubazana abana bato iriya stage si yindi ya South Africa yari yambaye majone yari yambaye majone ndibuka ko icyo gihe bantegetse gukora muri Buranga tugeze hejuru Valence niho yanyomborotse Valence aba yagiye naruhumuriza barajana aramufasha ubundi atake ya nyuma twagiye tugana kuri Tubutsindura Muzungu ko yarakomeye niwe wari wambaye majone twemo turi muri kino gitambi kujya kuzamuka etibya Musanze mu mujyi harero Musanze tujya kuzamuka tujya Musanze niho navuganye na Valence arambwira ati ngiye kwataka kuko ni n'umwana nari mwizeye ariko mvuga ni natanabikora ndabikora arataka ariko sigara ntabwo mwakwatakira rimwe sigara followinze wa Muzungu yatatse mbona ntamukurikiye ndabanza ndeka ashyiramo gap kugira ngo ntagenda nkabana nk'abajuru wa kabiri iyo mita ngenda nari kumenya nko nkuru ya Muzungu nkamushyira Valence ndabanze kumureka Valence aragenda
fata ibintu byose mwavuga bakabona imbere bitanga icyizere ibintu byose kuko niba mugize amahirwe abantu bakuru bakabakira b'abakobwa muri Karisimbi bakaba bakumva muri Muhabura no mu Kagera byatangiye gutanga icyizere ko imbere bivuze kuba byiza kubera ko barabitubwiraga abatoza buri wese bakamushinga akazi ku buryo urabona buriya amakipe atatu kiriya gihe byabaga ari byiza kubera ko buri kipe yabaga ifite abakinnyi bakomeye ariko hakaba abarakora n'abarajera abana urabona habaga igihe Natani byukusenge Natani yabaga akomeye ariko bakamuha nk'ikipe ya gatatu ati bano bantu urabajera weho urakora nyuma ibintu nk'ibyo ngibyo tukabasha kuba twagera ku musaruro abatoza badutuma tuvuga ko uburyo mwe bakuru mwafashaga kwinjira kwa bato ihuye wahaye ibintu n'Imana Emile Tapi na none kuko icyo gihe namwagiranye muri batatu witambika umuzungu yego birangira Emile atsinda ntabwo wikunda oya icyo gihe urebye iyo tuvuga urugero kuko fata imyaka yanjye nta etape ufite n'imwe yego ya Tour du Rwanda kuri yego fata imyaka yanjye naho nari ngeze ni ukuvuga ngo iyo urya niyo ukuze ugomba kukwereka umwana ko nawe ibyo wakoraga ashobora kuzabigeraho iyo rero nabyita kumubongera kumwereka kuryoherwa n'ikintu wakoraga ukakimuha akumva nawe ahita yibonamo yuko icyo kintu gishoboka niyo mpamvu kandi nta nubwo nari ngombye guhangana umunyarwanda ku wundi mugahangana kandi ari umuzungu mwagombye gutsinda ntabwo byaba ari byo Emile nagira ngo hari ikintu nagombaga gukora kugira ngo Emile atsinde iyi Musanze naho hari ikintu nagombaga gukora kugira ngo Valens nawe atsinde iyo niwo wari umugambi hari inkuru bajya bavuga ko ngo washyuhaga ngo isiganwa rigiye kurangira imyaka urabona Patrick tuvuge n'umwana ntabwo yashyuha kimwe nanjye Patrick ashobora guhaguruka ashyushye kubera amaraso y'ubwana ariko ngiye kubera ko mbashaka kubaza kwishyushya amaraso ngashyuha nyuma niyo mpamvu uragiye kunkura mu birometero turi bwirukanke nk'iry'irindwi ushobora gushyuhira mu 170 nkabikora neza mu gihe uyu nguyu no muri 10 bya mbere yabaga yasaze mbere ko tujya ku nkuru za Patrick reka tuvuge ku nkuru y'igihugu yawe ya Nyagatare Rwamagana ngo wagiye muri ravitema ibiryo urabijugunye byakomye kuri abakinnyi iriya kursi yari ikomeye iriya kursi nagiye inyuma njya kuzana ibiryo by'abakinnyi bipakira mu mugongo urabona gufata nk'amaguru nk'icumi n'imineke n'ibikina za kifubare byose nyimara kubifata bimaye ku modoka mbipakiye bahita bata yatugezeho bahita bata eshatu ikomeye cyane umuriza yahise ajugunya amaguru yose ntabwo nashoboraga kongera gusubizaho yahise avuga ngo ntagire n'uzongera kuntuma amazi Ruhumuriza mbere yuko usezera igare no gukina Tour du Rwanda muri ibi bihugu dufite muri Tour du Rwanda uvuga uti nibura iki ni ikintu mba nishimira muri Tour du Rwanda undi akenshi urwibutso ushobora kurufata ku bikombe bifite n'imidari sibyo ariko burya urwibutso hari n'igihe urwibutso ushobora kuvuga uti iki kintu kivanye muri Tour du Rwanda nacyo ni urwibutso ushobora no kuba wararihiye abana amashuri bakiga neza bakarangiza amashuri nabyo bikaba ari urwibutso inzibutso afite ni nyinshi nashima rwose Patrick 13 abanyarwanda barabikunze Valens arabikoze ariko 14 mutwaye Tour du Rwanda ya mbere wewe umaze kuzamuka muri Karisimbi kiyo umaze kujya mu Bakongwe wapi byari bikomeye cyane kujya muri Karisimbi ndakeka ahubwo bwo Karisimbi niyo yambaraga imyenda y'u Rwanda abandi bakambara umukara n'umweru iya gatatu kambara kora za Mahuruteri izo twitaga Mahuruteri noneho ubwo rero urumva twahise dukomeza nyine mu Kagera mu kipe ya kabiri ariko tunakina neza nanone 2010 Valens nyine barabikoze abikoze urumva twahise nyine dufata n'intera baravuga ati abajyama rero babiri twabasimbuza niho nasimbuye biziyaremye nisanga muri Karisimbi Jena Valens ubwo muri 2015 ari nongeye mvuga ngo Tour du Rwanda yawe nziza yagize ira niyo Tour du Rwanda yanje nziza nagize nubwo nyine za 2012 na 3 na 4 gutyo nakinaga neza ariko ni nkaho nafashaga abagenzi baje na kujana naho abakuru baje nyine bakangira inama tukina guca nyine nta kibazo usinzi wari wese n'umunyarwanda 2015 rero niho twisanze rwose dukomeje kwandika amateka y'abakinnyi b'Abanyarwanda 15 imibare tutangira yuko Tour du Rwanda itangira Valens yagomba kudefanda Yero Jose yarafite icyo gihe
Bosco yabaye mwiza 14 bavuga ati Bosco arabaza kumurinda n'abandi mugakurikiraho kuri prologue yabaye hano Bosco ahita amwanura Valence imibare ihinduka imibare irahinduka hashize iminsi Valence itarwara murabyibuka turabyibuka Nyanza to muri za Muhanga abavuyemo bitubabwa ikintu zo kurinda Bosco bikomeye byari bikomeye buriya bari bateye ubwoba ariko nyine ku muntu nyine bari bazimbaye babona ko nzimeritse ndavuga ati nta kibazo inshingano banshinze nabasha kuba nazikora ngira amahirwe tuba turazisoje neza cyane ahantu twabisoreje ni muri za Buranga hari etape nziza yayo etape rumeza nayo barayikinira 2015 etape yasorejwe i Nyamirambo bwari ubwa mbere duciye kwa Mutwe abanyarwanda baze nka batanu bakurikirana ukundi kuko nayo wari yahabwe n'imvura bavuga ko abanyarwanda ngo babasunitse kwa Mutwe ndabyibuka bayingane Mabure ico gihe rwose yararimo avuga ati n'amapine meza sinzi ngo byibuka nimwe arayitoreje kwa Mutwe oya nibwo bwa mbere twaciye ahubwo ari pine burya uriya muzungu yari yazanye ico gihe ari amapine baguze meza amasha no ku isoko icyo gihe amapine twakoresheje yari meza aravuga ati rwose aya mapine mwe ntimugire ubwashoroje mu manuke kwa Mutwe ndabizi nimbo bwa mugiye kwaca muhazamu ngende ku banyarwanda twaje mu 10 turi nk'abanyarwanda 8 ariho bayingana yavuze ati rwose ibintu byose ubu murimo abanyarwanda rwose icizere bimeze anariho twatangiye kuja turya amafaranga meza cyane wowe gatanu urinze mayo jaune wo gatanu ubundi teka umuntu ukura mayo jaune agomba kuza mu bakinyi 10 ni itegeko kabisa ujye ubukomeye umuntu kweho bwa nyuma abakinyi benshi baba basigaye 2017 ariwe yitwara nabwo wowe gatanu ico gihe hariwa Joseph nawe yari yitwaye ariko amahirwe kiragiye twa dufite na niyo mpamvu buno buradusa nk'abasubiye inyuma gakeya kubera ko nta bakinyi benshi tukigira mu makipe yo hanze bura kiragiye gutwara mayo jaune byabaga dufite amahirwe menshi nka za 80 nakujana kubera ko twaga dufite abakinyi muri Dimension Data muri Tiroro na muri Bike Aid Adrien yo chutari muri ari South Africa ka nubwo yazanaga n'ikipe ya South Africa ariko nyine yazaga atubwira ko ndumunyarwanda akanajana naturabura ati mukori bari tukabikora nyine nka mukuru wacu twemera tugasanga birariye Patrick nta etape ufite muri Tour du Rwanda ariko wabaye wa kabiri shuri 2016 na 2015 ubona icyabuze kwemeza etape zitwara buri ikintu nabuze n'urukundo n'urukundo kubera ko urareba ukavuga ati nta kibazo nene gutsinda etape ariko mugenzi wanjye yitsinda urabona Bosco aje kwamara muri jaune mu Musanze Bosco 2015 uko icyo gihe abanyaritera barwanye bavuga ngo ntimwongeye kwitwara bari bashaka kuturwanya ariko ndavuga ati rero Bosco rero tugende muri Buranga twaragiye abanyaritera bose barasigara tugeze muri Etiru ndamubwira ati rero mwanya wanje urugendo rwiza uhehoca kwambara muri jaune ndaje nanje kibaramfata urabona harayo tujana habaga igihure by'umuntu nubwo nyine turi abanyarwanda ariko nyine ukareba ubwitage bwawe nubwo ukabona kwihangana na bitashoboka cyangwa se byashoboka avuga ati nta kibazo genda utsinde cyambere n'amafaranga idarapo y'igihugu hejuru urumva ibyo bintu abari sawa abantu mwakinanye bose bageze bagusira migari ba Hadi ba Valence ba Bosco uracyarimo abantu bagiye baza ngo ibanga niri ibanga nta rindi banga usibye Nyagasani we nyine ubizi ariko ubundi umuntu umuzamutse napfa gusezera rega muzamutse abakomeye igihe cyose muzamutse ukabona imyaka myinshi bura navuga ngo buri ushobora gusanga ari nk'amahirwe nagize kuba wenda nk'inyoye igare kubera ko buri ikintu cerekeye inzoga cenze wenda hari wenda ntawamenya imyaka izaza wenda nshaka kuzazinywa ariko nje nta nzoga nigeze nywa kuva navuka ikindi ibintu byakeye binyabwenge wapi noneho nagize amahirwe ngira mukuru wanje ngira inama bura ndamwemera cyane arambwiye ati rero aho kugira uje gusamara mu bintu nyine byinshi na byinshi wazana umugore nubwo ukiri muto wazana umugore akakurinda wazana umugore akakurinda urumva wenda ndabishimira Imana Tour du Rwanda bakabenya icyo kimwe umuntu wagize ubwoba uko ari yaturwajemo uvuga uti nivuye kuri pine baro yanjye ariko bavuga ati no haje babandi bakina za Tour de France ico gihe duhura na Kudusi 2019 byari ibindi Tour du Rwanda yari ifashe n'intera ariko abanyarwanda twari tunakomeye ico gihe
ndabyibuka hari Tour du Rwanda nk'iya Mugisha 2020 18 Mugisha Moise na 20 hari ahantu ubona ntuvuga ko Nyarwanda baciye mu myanya y'intoki iriya Tour du Rwanda na n'ubu ngubu ntabwo turayibagirwa iriya Tour du Rwanda abanyarwanda duciye mu myanya y'intoki uretse ko Mugisha Moise yagomba kwitwara ku buryo ndebyibuka nje na Harera Joseph twamugiriye inama igare rye ritobotse turamubwira ati nubwo ritobotse mwamuhindurira mukamuha ijante aho kugira mu igare rirerire ubwo nyine abasha kugira ati abasha kutabyumva neza kubera na puresha n'ubwana ashiduka uramunyeretera yabukomeje kumusiga amasegonda 17 kabye byarangiye yuko Moise ari witware Tour du Rwanda nturasiba kuva 2020 nasibye 2023 23 kugeza ubu iyo urebye urwego kuvuza naho bigeze ubu umuntu nk'umwana uri kuzamuka mubwira ko bitandukanye birakomeye ariko nyine namubwira motivation namubwira ati courage kubera ko uko genda ikomera niko natwe tugenda tubona abakinnyi bacu bazamuka hejuru. Hari 2015 mu kurinda Bozo hari ahantu tujya muri etape Rubavu byakomera itere yasaze bajya bavuga ko icyo gihe nabyo ko twari turi kwifisha tubona DBC yaje haguye inkuru batubwiye gusanga ngo baramugushije ngo bamurindaga izo mission ko zabayeho oya DBC yarabeshe kubera ko ahubwo niyo waduteze kubera ko Harera Joseph twaramwemeraga nk'umusprinter agiye kumutsinda DBC abantimbiye hasi ko nakururiraga Harera Joseph noneho DBC abona umuvuduko wanje urarenze cyane yankubise kajida ni karugondi ihene buriya karugondi ihene mu magare buriya habaga igihe umuntu akakuriya ntibigaragare ariko yarabeshe ntabwo ahita twamutimbye ahubwo yabonye tugiye kumutsinda aradutemba. Rumuriza intambara y'u Rwanda Eritrea mu magare no mu gihe cyo yari ikomeye cyane nyuma niho yaje gukomera cyane kuko hajemo abantu bakomeye ndetse n'abakinnyi bazanye cyane yari ikomeye cyane iryo kigare cyane kuko ni n'akaye kantu kuzi ko guhangana Eritrea kakuryoheye abanyaritrea n'abiyahuzi ntabwo bajya bashyiramo imiyaga kandi burya gukina n'abahanga niyo bagutsinda ariko hari icyo bagusigira si byiza guhora ukina n'abaswa kuko umeze nk'uwikinisha wavuga ko abanyaritrea batumye n'igare ryacu uhita ukanguka bararikanguye rwose kuko none se nkabura nka kiriya gihe cyanjye iyo dukomeye tugakina n'abanyakenya na Congo iryo gare riba rijya hanze ubu ngubu aho tugeze ntabwo mwakwirirwa mu gihanze ariko kubera ibihugu byinshi turi gukina nabyo bikomeye n'ejo bundi babonye imidari bagenda bazana hanze ni kubera ibihugu bikomeye dukina nabyo hari urwego rw'abanyaritrea y'ugira abanyaritrea ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane kabisa urabona hari igihe twigeze gutakaza amayo jone icyo gihe Harera Joseph w'imwakira Rubavu bitewe nyine n'abanyaritrea batutaye mu ngororero nabyibuka tugeze za Saswara umujyama w'umuzungu Harera Joseph yambaye mayo tumusiga aho ngaho tugeze muri Ngogwe tumurinze umujyama w'umuzungu ari yitwa wakinaga muri Tuza ya kipe babitaga Ndera hari ikipe bitaga umwana watsindiye Rubavu yitwa Simopero wigeze kumanuka icyo gihe ariko ikosa twakoze icyo gihe icyo gihe turinda Harera mu Bigogwe kandi twebwe twamusize uwo mujyama aragenda yambara mayo jone gusa nawe yavuze ko dukomeye pe ari twe twayimwihereye ntituyishaka tuzayisubirana icyo gihe ndabyibuka bayingana Aimable yadukoresheje inama y'igitaraganya tubanza dusinyira amayo yuko turayisubiza je na bose umwakoze iki umukegwa twakoze iki se ahubwo ko nk'ejo katubayeho tukazamukazanya kiriba tukagira Musanze byabihe bikirimo ariko cacizere cy'abanyarwanda icyo gihe kubera ko twari tuzi ko dukomeye nta kubishidikanyaho turavuga ati tugiye Nyamata icyo gihe twageze ku kirenge niho twabashije kubona ko ibintu bishoboka byose abazungu bose twabataye mu kirenge turitwara nje na Harera na Bosiko n'umunyaritrea Matikari uriya munyaritrea Matikari rero icyo gihe yashatse kudusiga turinda Harera Joseph je na Bosiko tujana Harera Joseph kandi barabaga mu kipe imwe ashaka kumurusha ubwenge ariko nyine turavuga ati oya kwa ko icyo gihe twakinaga nk'abanyarwanda bakaduhembera hamwe
twaramufashije mpaka i Nyamata mayo jone tuyitwara guca. Patrick wa 2012 na Patrick wa 2026 intego ziratandukanye, ariko ikintu gitangaje none Patrick uri gutsinda uko n'amahoro Criterium yashyize ku bindi bihembo batwaye. Patrick yagize intego muri Tour du Rwanda. Nta zindi ntego usibye gufasha bari abana tukabasha kuba twakwitwara neza. Mufite abakinnyi bona batanga icyizere? Dufite abakinnyi bakomeye cyane kurabona, nubwo wenda dutandukanyije amakipe nka kuriya kumva ngo Mesta, Java Mesta, National, Amani, urabona na Benediction, ariko ni cya cyizere twese turi abanyarwanda. Urabona bafashe nk'ubu muri National ivuye Sharija bafashe Benediction bajanayo, Amani bajanayo, National bajanayo. Urumva ni ibintu byiza, bafashe abakinnyi bose bo mu makipe yo mu Rwanda abajanaye kwitoreza muri Sharija. Kandi twagize amahirwe, abanyarwanda mwarabibonye bitwaye neza. Urabona ntago wazana umwanya wa 7 muri Sharija, ndabyemera nubwo Tour du Rwanda ikomeye cyane izamuka, ariko wazanye umwanya wa 7 muri Sharija niyo ni confidence yo kuba wakwitwara neza muri Tour du Rwanda. Kandi bari abakinnyi batandatu. Oya bose hamwe amakipe yari ahari kugira ngo byumvikane neza umwanya wa 7 bari umuntu babyumva nabi. Bari abakinnyi nka 200. Kuzana umwanya wa 7 mukazana umwanya wa 12 mu makipe 25. Urumva ni ibintu byiza byaduhaye icyizere. Rumuriza abahungu bari umutoza bwa bumenyi bwose bafitemo abahungu n'abakobwa barabyumva bagakinana neza, ariko hakazamo ka kantu ko koroshya. Kuko mba numva umwana w'ifura burya aravunika, twebwe uko twabikoraga harimo akantu ko kwitanga cyane. Umwana rero jare abona abandi aroroshya abikora ariko agenda gake, ariko mbashaka ko bakanda cyane bakamenya nkaho bababara, kuko ari byo bagomba kwerekana no gukorera kugira ngo turusheho kwerekana ko hari icyo turimo dukora. Twaganiraga ku mateka ya Tour du Rwanda, yaba bakinnyi banyuzemo muri za 2 ndetse n'ubu bakiri mu Tour du Rwanda. Iyi ngubu izatangira ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri kugeza ku itariki ya 1. Twizera ko abanyarwanda bazajya mu musaruro mwiza bakongera kuba nk'ubihe bya Patrick nk'uko byagenze. Reka mbashimire, ibindi biganiro nk'ibi byiza biganira ku mateka ya Tour du Rwanda muzakomeza kubikurikirana kuri Tour du Rwanda.